kugira ngo gusenga kwacu kuze kuba kwakira kuze gusimburwa no kwakira, kandi uko kwakira kuze gusimburwa no guheruka n'ukundi kwakira tena. Mwabubaha Imana mwe rero, nta uhaga kwakira. Niyo mpamvu ntawe tuzigera turambirwa. Ntabwo tuzigera turambirwa n'umunsi n'umwe ibihe byiza byo gusenga, ibihe byiza byo kwakira, ibihe byiza byo gusabana. Hari umuririmbyi wabwirije nabi, bari baramubwirije nabi iyi topic ijyanye no gusenga. Ejo twahoze tumuganiraho ku bantu bake basigaye nyuma y'amateraniro kuri call, turi kumuvugaho, wa wundi waririmbye indirimbo ya mikrofone agahita anyikiriza akavuga ngo ku bihe byiza byo gusenga. So reka mbabwire, gusenga bene data, ntabwo gusenga ari umuruho. Gusenga ntabwo ari ishyano twisanzemo inaha munsi y'ubutayu bwa Sahara. Niyo mpamvu abantu bakiri kuruhira mu masengesho, Yesu ari kubabwira ngo nimuze munsange, muze namwe mbaruhure. Mukwiriye kwinjira mu kiruhuko. Gusenga ni ugusabana, kandi ubusabane nicyo kintu cya mbere kinezeza umutima w'umuntu, kikanezeza n'umubiri we, kuko gusabana si umwe mu mitwaro Yesu azadutura ku munsi wa rapture nyine. Gusabana na Data bizakomeza kuryoha, bituryohere mpaka ibihe bidashira. Hari mwene Data umwe uherutse kuryoherwa nabyo, rangiza aravuga ati, ko mbona ari byiza we, bizamera bite mu ijuru, ababyeyi bagezeyo twari turi gusenga, we afashwa nabyo. So nitwambara rero kudapfa iteka, tuzakomeza gusenga, tuzakomeza gusabana n'Imana by'iteka. Come on, tuzakomeza gusabana na Data, ibishira byamaze kumirwa n'ibidashira. Niba aka kantu ko kuvuga ko gusenga bizagumaho iteka ryose kari kukubangamira ukuntu, ukaba uri kubitekereza ati se narinzi ko tuzarya tukinywera tukajya tunywa ngo kuri vino yahishwe ngo bakatubagira ibibyibushye, none n'ibintu by'amasengesho bigarutsemo koko. Niba ako kantu hari ahantu kari kugakora, kuko ndi kubikeka, hari indi mpano njya ngira yo gukeka ko hari umuntu kari kubangamira mu mutima we. Nimba kari kukubangamira, ni ikimenyetso cy'uko utaratangira kwenjoyinga relationship yawe na Godfather. Hari ukuntu wenjoyinga relationship na Papa God, noneho uko wenjoyinga relationship ukajya uvuga uti yewe umwanzi w'igihe ni amasaha, ukavuga ati ubu koko nibyari nziyambura umubiri upfa nkambara kudapfa iteka, nkaguma mu bihe byiza byo gusenga. Ntabwo ibihe byiza byo gusenga tuzabisezera, ahubwo birakomeje. Randevu ni hahandi nyine. So twabonye ko umuntu wa mbere wazanye muri iyi si revelation y'uko Imana ari Data ari Yesu. Yesu yaje atwereka ko Imana atari umwicanyi, Imana atari umujura, ahubwo ko Imana ari umubyeyi. Atwereka ko mu gusenga tugomba kuganira n'Imana nk'uganira n'umubyeyi. Munsi umwe arasenga nawe aravuga ngo Data. Yasengaga Imana, ntabwo yavuga ngo Mana, yaravuga ngo Data ndagushimira kunyumva. Mu gihe cyose, buri gihe iyo usenze uzi ko Imana ari Data, ikintu cya mbere ukuramo, cyangwa se gain profit ya mbere, ikintu cya mbere wungukiramo ni ukumenya ko Data kumva. Data ndagushimiye, haleluya, ndagushimiye kutwumva iteka iyo tugusabye ikintu cyose icyo ari cyo cyose. Waduhaye byose ku bwawe, kandi nta na kimwe watwimye, kuko karakta yawe ari ukuduha, kandi ari ukuduhaza ibyiza byose iminsi yose. Uyu munsi turi kuganira ijambo ryawe. Reka buri wese muri twe ahumuke, yitegereza, arebe kandi abone ukuri k'ukuri,
ukuri kuzuye kandi gusendereye kukakugaragaza uko umeze n'uko uteye wese, nk'uko tubibonera ndani mu murimo Kristo yakoze akarangiriza ku musaraba ku bwacu. Father, we thank you. Hallelujah. Uyu munsi turifuza kukubona, tukakubona nk'uhagije mu buzima bwacu, ku buryo nta kintu n'iki na kimwe kiri busigare mu buzima bwacu gifite agaciro kandi kiri hanze yawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. So mbahaye ikaze nanone kandi mu nyigisho y'uyu munsi, nk'ibisanzwe muzi ko nkunda gutangira yaba muri introduction meze nk'utanga nk'akantu kameze nka introduction y'ibyo twize mbere, kandi ikintu gisekeje nuko binarangira ari byo twize nanone, kuko nta yindi message, ntago dufite message itandukanye niyo twababwiye ejo, nta bundi butumwa twakiriye cyangwa ngo twahawe kubigisha, usibye ubwo twakomeje kubaha mbere na mbere, aribwo yuko Kristo ari we mpano twahawe, akaba ari nawe butumwa bwiza twahawe kubwiriza. Twabamenyesheje ko mu kwiga gusenga ari opportunity tuba tubonye yo kwigishwa na Yesu, tukigishirizwa nawe mu byanditswe, kugira ngo duhishurirwe Imana, maze dushikame iteka mu mwuzuro wo kumuhishurirwa yuko uwo twambaza ari we Data. Aho hantu niho hantu twugera tukamenya ko uwo twambaza ari Data, kubera ko Kristo nicyo kintu atwigisha mu byanditswe byera. Nababwiye kandi ko gusenga kw'icyaremwe gishya, Yakobo 1:5, ari ugusenga gusengewe mu kwizera. Imana ishimwe cyane. Ni ugusenga gusengewe mu kwizera. Twasomye uwo murongo baze kuwuduha, niho Yakobo avuga ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama, kandi azabuhabwa. Twabonye ko Yakobo icyo yari agamije ari ukutwereka character y'Imana. Character y'Imana ni iyihe? Nuko Imana itanga itimana, n'Imana itanga igatanga ititangira itama, mbese mu yandi magambo itanga itishama. N'Imana yabohokeye gutanga kandi igatanga igihe cyose, igabohoka gutangira, ikabohokera gutanga by'iteka ryose. So kumenya uko Imana iteye rero nicyo kintu cyonyine gishobora kugira isengesho ryawe ryiza. Ubusabane ufitanye n'Imana buzarushaho kuryoha, buryohejwe n'iki? Buryohejwe no kumenya kwawe yuko Imana ari Imana itanga, umenye buri karakteri yose yo ku Mana. Iyo mvuze gutyo mba nshatse kuvuga iki? Iyo mvuze ngo ubusabane bwe n'Imana bukarushaho kuryoha, mba nshatse kubabwira, kandi mba ndi kubabwira ko umuntu usenga agomba gutumbira uko Imana iri. Muri kunyumva neza? Agomba gutumbira uko Imana iteye, kuko kumenya uko Imana iteye ari byo bigena niba uri bwakira ibisubizo bituruka kuri yo, cyangwa se nimba utari buze kwakira ibyo bisubizo. So nyuma y'iyi minsi rero twiga ko Imana ari Imana itanga, uyu munsi ndagira ngo mbabwire indi karakteri y'Imana. Mu yindi karakteri y'Imana, usibye kuba ari Imana itanga, nuko iyi Mana yahindutse, byayisabye guhinduka umuntu kugira ngo ubwayo itwime ubu ndabyita ngo itwimenyekanisheho uko iri neza 100%. Ndaza kugasobanura neza ako kantu, turebe ikintu kadufasha mu kunguka gusenga neza. Ubundi nibyo nari ndubabwira neza, izi nyigisho zo gusenga si inyigisho zigisha Kariza cyangwa Viro cyangwa Jacques ukuntu agomba gutondekanya amagambo, ukuntu agomba kuvuga amagambo neza ari gusenga. Na Yesu ntago yigisha abigishwa uko bakwiriye gusenga bavuga. Apostle Paul yaba muri Antiokia, yaba i Korinto, yaba muri Efeso, yaba aho mvuze aho yabaye cyane, nta munsi n'umwe yigeze yigisha abigishwa be uko bakwiriye kuvuga amasengesho, kuko hariho itandukaniro ryo gusenga no kuvuga amasengesho, kimwe no gukora amasengesho, byose ni kimwe. So wowe ukora amasengesho warangiza ugaseka uvuga amasengesho, si yo ignorance. Reba ubwo bucakara ufite mu mutwe wawe. Yesu aravuga ngo nimusenge ubudasiba, then we ngo buri cyumweru ngo wahisemo kujya ukora yitatu. Ubwo kandi ngo uri umunyamwuka kuturenza twese hano, ngo kubera ko urushaho umunsi umwe gusa abafarisayo. Abafarisayo nagira ngo mbwire ko nabo bakoraga yibiri buri cyumweru. Senga ubudasiba, senga ibihe byose, senga igihe cyose, aho uri hose uhora usenga, uhore uri connected. Imana ishimwe cyane.
iyo rero Yesu yabonaga agatuti, iyo bamano bamuherezaga agatuti ngo apuricinge, iyo yajyaga kwigisha ibintu bijyanye no gusenga agiye kubyigisha abadisayiples be, yabigishaga uko Imana iri, akabigisha uko Imana iteye n'icyo Imana yifuza mu buzima bw'urubyaro rwayo. Intumwa nazo nuko zabigenzaga. Zarababwiraga ngo iyo musenga mutayizi, muzumva amagambo ya Pawulo. So bagahera aho kuyo basenga batayizi bakayibigisha. Barasenga ariko basenga iyo batazi. So ntago agiye kubigisha uburyo bw'imisengere, ahubwo agiye kubigisha Imana basenga batazi, nibamara kuyimenya bazayisenga mu buryo bwa nyabwo. Imana ishimwe cyane. Bagera mu bizera mu itorero bakabahishurira abo bari bo muri Kristo Yesu, kuko dusabana na Data duhagaze muri pozisiyo yo kwimenya ko turi abana b'Imana, turi abana imbere ya Data. Iyo tuzi ko rero turi abana imbere ye, iyo wowe uzi ko uri umwana, nibwo uzasenga, ugasenga mu kuri k'uriwe, ariko kutamenya ko uri umwana imbere ya Data, nta kundi nyine uzasenga nk'intumbi y'imbwa. Mana, ndi intumbi y'imbwa. Uzasenga nk'umunyorogotwe, gushaka wankandagira, wandibata, wanyica, wankiza, with this very stupid statements nyine abantu bakora, zituruka mu kutamenya abo bari bo, mu kudasobanukirwa Data. Iyo utangiye gusenga gutyo uba warase, you miss it, uba waskwase. Yakobo yarakubwiye ngo niba umeze gutyo we expectinga ko hari icyo uzakira kivuye kuri. God became a man and comes as a man to redefine. Imana yaje nk'umuntu to redefine, to reconceive, to redescribe the character of him. Imana yaje nk'umuntu kugira ngo idescribing bundi bushya, kugira ngo iredefining. Iyo usomye isezerano rya kera ushaka kumenya Imana, wibonera iki? Wibonera ubuse mbyita iki kandi? Wibonera the contradicting impression of God's character. Ubona limitation y'ubwenge bwa muntu mu gusobanura uko Imana iri. Ahavugwa Imana hose ugasanga hari kuguha versions zinyuranye n'uko iri, kandi izo versions nazo ubwazo zikaba zicontradicting ubwazo. Za versions zikaza zicontradictinga n'ukuri kuko Imana iri, kandi ibyo bikaba atari ukuvuga ngo ni ko Imana iri, ahubwo bikerekana ko ari uko umuntu yivuga ari. So niba umuntu rero yarasobanuriye mugenzi we uko Imana iri, akamubwira uko itari, kugira ngo Imana nayo izisobanurira umuntu uko iri bya nyabyo, byayisabye guhinduka umuntu. Unega amatwi wumve. Yesu tumubona aza mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo na Mariko na Luka na Yohana, ari Imana iri mu mubiri kugira ngo asobanure iki? Asobanure bwa busobanuro bwari busobetswe, maze yereke umuntu uko Imana iri. Mu yandi magambo, ntushobora kumenya uko Imana iri keretse uyimenyeye mu busobanuro umwana wayo yayigaragarijemo. Imana ishimwe cyane. Aje mu isi ntabwo yigeze yita Imana ngo ni Imana. Imana yayise Data. Arangije agiye kuvuga ku bamubanjirije, aravuga ngo bose babasobanuriye, baraje basobanurira intama, bazisobanurira uko shebuja ari ariko ngo babikora batanyuze mu irembo. Bamwe bagiye burira inkiki, abandi basimbutse za korotira, abandi banyura mu byanzu. Kubera iki? Kubera ko irembo ry'intama ngo ryari ritaraboneka. Imana y'umugisha Poso yabisobanuye neza, ndabyumva nyine, ndabyumva, ndabyakira, nsobanukirwa neza message yarari gutambutsa. Abatarakurikira video nshya yashyize kuri YouTube nyine muri mu gihombo, nimutajyeyo ngo mwige. So one day Imana azabahereza agatuti hano, muze kubwiriza, mujye mubwiriza hariho emojis ziseka, mugire ngo twafashije, kandi ntago twafashijwe. It is the ignorance which is disgracing you. Hari igihe ubujiji buba buri kudisgracing umuntu, abantu bakajya bamushinyika, we akagira ngo bafashijwe. Nk'ubu Emma afashijwe n'ibyo mvuze na Hope, ariko emoji azakoresha ari kuguseka izaba ari iyo ngiyo nyine. So abo basobanuzi rero reka tubajyeho. Yesu yaravuze ngo n'abajura, aravuga ngo abandi n'abanyazi. Umujura wa mbere cyangwa se umunyazi wa mbere muzahurira muri ibi bintu byo gusenga, ibintu by'amadini, ntabwo ari umuntu uzakwambura agatelefone kawe muri church wagiye gutura ukagasiga mu ntebe.
wagiye guhazwa ukarisitiya, usize agafone kawe mu ntebe, uraje usanze icyuku cyagatwaye. Ntabwo wari we mujura wa mbere muzahura, ahubwo hari igisambo cyenyewe gihagaze ahantu ku gatuti, kiri kugusobanurira Imana ariko kitanyuze mu irembo. Kiri kugusobanurira Imana ariko ubusobanuro kiri kuguha ntabwo ari ubusobanuro bunyuze muri Kristo Yesu. Kizakubwira mbere na mbere yuko nta muntu n'umwe ufitanye isano nayo, ntabwo ari mwene wanyu, si mubyara wanyu. Kizaba kigamije yuko ufata Imana ukayifata nk'umuntu w'umuribu nyine uhagaze uri gushaka amakosa, like uri kwinvestigating amakosa uhora ukora bwihishwa. Ariko Yesu yaravuze ngo uwo ni umujura. Haleluya. Atangira kutwereka ko Imana ari one of our family member. Imana ni umubyeyi, kandi Imana ni umubyeyi like mu buryo yerekanye ko Imana ari umubyeyi, kandi Imana ikaba ari umwe natwe mu muryango umwe nayo, turabana by'iteka ryose. So nta sano rya hafi umuntu yagirana n'undi usibye kuba abantu baba bavandimwe cyangwa se abantu baba umwana n'umubyeyi. Yesu yahindutse umuvandimwe wacu. Amen. Imana ishimwe cyane. Data wa twese ni Imana yo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo Data, Umwana, Mwuka Wera, we are in one family, we are in one body. Imana ishimwe cyane. So rero umunyazi ni ugusobanurira Imana ariko atanyuze mu irembo. Ejo twabonye nanone kandi ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, na bene data bagiye babyigishaho ko umukiranutsi uvugwa hariya muri Yakobo 5:16 ari umukiranutsi wo mu muryango umwe n'Imana. Kandi uwo muntu akaba afite gukiranuka kumwe, gukiranuka kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Umuntu ukiranuka muri iri sezerano rishya ntago akiranuka ukwe. Ntabwo nakiranuka ukwanjye ngo na Diana akiranuka ukwe, na Gerard akiranuka ukwe, na Yves akiranuka ukwe, ahubwo twese dukiranuka kimwe kandi tugakiranuka nk'umwe ari we Mana. Niyo mpamvu dukiranuka nk'uko Imana ikiranuka. Ntabwo ibi bintu tukibivuga tubibanje kubisasira ku ruhande, kuko you have come to the knowledge of this truth. Imana ishimwe cyane. Nshimira urwego mugezeho mwumva ubutumwa bwiza, mumenya ko muri abakiranutsi, kandi ndashima Imana yuko mwese mufite boldness yo kubihamya ntawe ugiterwa ipfunwe nabyo. So ngo buri gihe rero uko umukiranutsi asenze, ngo imbaraga zihindura ibintu ziba available. Wabyiyumvamo utabyiyumvamo, either you feel it or not, ntacyo Bibiliya igitangaza kuri feelings zawe, ahubwo yo ivuga the reality. Upfa kuba wasenze gusa. Ngo power is made available directly. So reka tubirebe Yakobo 5:14-15. Batuzanire Yakobo 5:14-15. So mugiye muri gusoma, reka mbe nkomeje kubera ko ukarendi gutegura mu kanya rwose. Navuze nti ibi bintu sinzi ko twabivugaho ngo bizarangira, ariko umugani wa Paulo, Imana nibishaka tuzabisubiraho. Yakobo 5:14 aravuga ngo muri mwe hariho urwaye, natumire abakuru b'itorero bamusabire bamusiza amavuta mu izina ry'Umwami. Ngo kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi Umwami amuhagurutse, kandi naba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Mwumve iyo statement ya James nyine. Yakobo ari gukora statement iyerekana cyangwa se igaragaza ko gusenga k'uwizeye kutagirira nyir'ugusenga umumaro gusa, ahubwo ko kuba extended, umumaro wo gusenga uba extended ukagera no ku bandi. Iyo usenze wizeye, ukizera ko Imana ikiza, ukizera ko muri karakta yayo harimo gukiza gusa, apana kwica cyangwa se gutanga indwara, ahubwo ko muri yo harimo gukiza byonyine. With that alignment, one alignment with the character of God, wakiriramo iki? Wakiriramo gukira indwara iyo ari yo yose waba uri gusengera. Hallelujah. So if God is consistent in giving, cyangwa se niba Imana ihora ari Imana itanga gusa, igatanga idahinduka ngo ibishobora no kwimana, ubwo bivuze ko, munyumve neza, ntago ndi muri filozofi, ndi muri Bibiliya. Niba Imana iri consistent, nimba ari Imana itanga gusa, igatanga idahinduka, kandi ikaba ari Imana idashobora kwimana, bivuze iki? Bivuze ko gukira k'umurwayi uyu munsi
gushingiye ku kwakira k'uwasenze yizeye Imana ikiza gusa. Ntabwo gukira k'umurwayi uyu munsi gushingiye ku gutanga kw'Imana. The prayer of faith has to do with receiving. Ndaza kubisubiramo. Gutanga kw'Imana cyangwa se gukiza kwayo siko kugena gukira kwawe. Ndashaka ko muntega amatwi. Ahubwo kwakira kwawe niko mizi. Kwakira kwawe niko shingiro ryo gukira indwara zawe. Nyumva neza nanone ndabisubiramo. Mbere y'uko urwara n'ubundi warwaye n'ubundi gukira kwawe gusanzwe guhari. So rero nta kintu kidasanzwe Imana igiye gukora muri 2025 kugira ngo ukire indwara. Ahubwo ikintu ishaka nuko umenya ko mu mibyimba yayo, haleluya, ariho wakiriye gukira. Amen. Yagukirije mu mibyimba ye. Noneho mu kwakira uko gukira indwara, gukira kwawe kuraza kuba effective kubwo kumenya neza udashidikanya ko ku Mana hari kandi haturuka yo gukira gusa. Yakobo yaravuze ngo nasabe yizeye. Imana ishimwe. Bivuze ko ku munsi wasenze urwaye ntukire. Tugiye kumena umuceri. Umunsi wasenze ugasenga Imana ikiza kandi ugasenga urwaye ntukire, ikibazo ntabwo cyari Imana itaraprovidinze gukira kwawe. Ahubwo ikibazo ni receiver, ni receptor yawe yitwa kwakira. I told you, ibi narabibabwiye mbere hose. Iyo uhamagaye kuri Rege branch ya Huye, ndongera mbibasubiriremo ukababwira ko nta mashanyarazi ari mu nzu iwawe, ukababwira ko saro yawe rwose iri mu mwijima. Hari abantu iyo ntatanze utuntu tw'utugero nk'utwo ngutwo ikinyarwanda mba ndi kuvuga gitangira kubyaramo integral, kabwira ati yaro munyumve neza rwose, ubu turi mu mwijima, saro yose iri mu mwijima, turi mu gicuku, kandi abashyitsi badusuye nabo kwa data ukwe. Rege ntabwo ishaka kumva ibyo abashyitsi bagusuye, kuko niwe basuye, ntabwo ari we basuye. Nuko nguko bakora abantu bo muri Rege. So ikintu bagusaba cya mbere ni iki? Nukureba muri cash power, ukareba muri cash power yawe niba harimo umuriro. Iyo basanze ufite barakubaza, bakakubaza no mu cyumba, urakase mwene data, mu cyumba uraramo ho haba harimo umuriro. Iyo basanze mu cyumba baramo harimo umuriro, babivuze ko ikibazo atari icyabo, ntabwo ikibazo ari linye yabo yaba yagiye down, kuko abaturanyi bawe bose baracanye. Icya kabiri si ikibazo cy'urutsinga rugeri wari ruvuye ku ipoto, kuko cash power iri kugaragaza kilowateri usigajemo. Icya gatatu si ikibazo cya cash power yabo iri ku nzu iwawe, kuko mu cyumba uraramo harimo kwaka. Ahubwo ikibazo ni saro yawe nyine, ntabwo ari systeme zabo. Olivine ikintu ahita gukorera ni ukugukupa, agahita yitaba undi muntu uri kuri hotline, uri ku murongo ushyushye. Ya Imana rero nta kibazo na kimwe ifite, kuko gukiza kwayo kwabaye provided, kuri available. Haleluya. N'ikimenyimenyi abaturanyi bawe hano muri fellowship mu kanya bagiye gushima Imana ko bo bakize. Urutsinga cyangwa se umuyoboro wayo utugezaho gukira indwara nta kibazo na gito ufite, kuko Yesu ni muzima. Imana ishimwe cyane. Yesu ni muzima, Yesu ni muzima, Yesu, haleluya, Yesu ni muzima. Kandi Yesu kuba ari muzima nicyo gituma nawe uyu munsi uhamye ukavuga ko uri umwana w'Imana. Cash power y'ijuru nta kibazo na kimwe yagira, nta n'iki ishobora kugira, ntishobora kujya down. Iyo cash power yo mu ijuru ni ukwizera. Kwizera ufite si ukwawe, kwizera ufite ni ukw'Imana. Kandi kuva wakwakira ntabwo kugeza iteka ryose ntabwo kuzigera kugabanuka muri wowe, nta nubwo kuzigera gushira cyangwa gushirira. Petero yaravuze ngo nuko igiciro cyinshi, aravuga ngo guhanye n'ukwacu. Ndashima Imana yuko dufite kwizera ku giciro cyinshi guhanye n'uko intumwa. Kwizera kwatumaga ba Petero bagenda hejuru y'amazi niko ufite. Kwizera kwatumaga ba Paulo bahagurutsa ibirema. Kwizera kwatumaga ibitangaza, ibimenyetso n'ibitangaza kubwiriza ubutumwa bw'izuhere Yerusalemu kazenguruka ngo ukagera muri Ruriko. Uko kwizera niko nayo wakiriye. Icyanyuma rero, mu cyumba uraramo haraka. Reka mbigusobanurire. Impamvu utarwaye mu nda ahubwo ukaba uri kubabara mu itako gusa, nuko mu nda ari hazima.
So izo mbaraga rero zituma udataka mu nda ni izihe? Uherutse kumara cya mayoneze urangije ugiye kureba inyuma ku gikopo usanga warayiryaga yarabaye expired. Izo mbaraga zituma amara yawe afunctioninga neza. Kandi benshi musangira muri ya restaurant ya indi nyine muhuriramo, ntago ngiye kuyivuga ahantu ariko muyita ngo muri Kill Me Quickly. Bahora bataka inzoka, ariko igituma udataka inzoka ni ikihe? Hari ikintu kiri muri wowe. Hey, haleluya! Hari imbaraga z'uwavuze ngo muzarya ikica, ariko nta kintu na kito kizabatwara. Haleluya! So izo mbaraga rero ziri muri wowe, ziri kukubwira ngo uyu munsi ngo make me available. Hallelujah. Make me live. Switch me on from your belly to your leg and to your head, even your shoulders, even your back. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. So ngiye kuguha assistance rero nk'umutekinisi. Assistance ngiye kuguha ni iyi. Niba mu cyumba cyawe haka ariko muri saro hakaba hari ikizima, genda hariya ku rukuta hafi y'umuryango urahasanga akantu k'umweru kitwa interrupter, then switch it on. Gakoreho. Koraho gusa, kora ka touch. Mfite umuhungu hano buri gihe agiye kuryama kandi ni mugufi, ntabwo aragera kuri interrupter, arambwira ngo kanda ubwo abashaka gukanda ho nyine nawe kanda. Haleluya! Numara gukanda rero ikiri bukurikireho ni iki? Ya mashanyarazi ari mu cyumba araza gukwirakwira mu nsinga zo muri saro, itara ryake, umucyo uboneke. Ndi kukubwira, nyumvira mu mwuka, ndi kukubwira ngo mu mugongo wawe aka kanya niba hari mu mwijima witwa indwara, switch on, cana, kanda, activating, kora kuri interrupter aka kanya, maze ubuzima bwiza buri mu gatuza kawe butembere bugene no mu mugongo. Glory! Haleluya! Marosa kari yamando otapire mondreze taine. Nimba wacanye ariko itara rikaba ryanze kwaka, ikibazo nanone ntabwo ari rege, ahubwo ikibazo na ampure yawe. Hindura ampure, jugunya ya mbere ushyiremo inshyashya, umucyo uraza kuza muri saro, ubundi muri saro hayake. Ndi kukubwira ngo niba ibya mbere bitaragukoreye mwene data bikaba byarazimye, mbonye yararirimbye aravuga ngo genda usenge, ongera usenge, utandukanye gusenga kwawe, tandukanye imisengere yawe ya mbere n'iy'ubu. Tandukanye imisengere yawe ya mbere n'iy'ubu. Dore mbere wasengaga Imana ishobora kugukiza ubundi ikakwica. Wasengaga Imana ishobora kuguha ubundi ikakwima. Wasengaga Imana ishobora kukubwira ngo yego cyangwa oya. Iyo ntabwo ariyo Mana tuzi, ntabwo ariyo Mana tuvuga hano. Hano dufite Imana ifite igisubizo kimwe gusa muri Kristo Yesu. Paulo yayivuze neza mu rwa 2 rw'Abakorino igice cya mbere ku murongo wa 19, aravuga ngo umwana w'Imana Yesu Kristo uwo twababwirije njyewe na Silowamu na Timoteyo, ngo ibye ntabwo ari ye kandi ngo abe oya, ngo ahubwo muri we harimo ye gusa, ngo kuko iby'Imana yasezeranije byose muri we arimo ye iri. Ngo nicyo gituma natwe ngo bidutera kuvuga ngo amen, ngo Imana ihimbazwe natwe. n'Imana idashobora kuvuga ngo uyu munsi ngo ndakubwiye yego maze ejo ngo izihakane kubwire ngo oya. n'Imana idashobora gukiza bamwe ngo abandi bareke. n'Imana itarokora bamwe ngo abandi bicishe. n'Imana idashobora gutanga ku manywa maze ngo ku mugoroba yimane. n'Imana idashobora gukora ngo ikure bamwe ikuzimu ngo abandi bahamisheyo. n'Imana haleluya. n'Imana idahinduka. Ariko nimba ndi kuyivuga neza, hagira umuntu ufungura mikrofone yavuge ngo amen. Haleluya. Haleluya. Data ntahinduka. Nza bibabwira nta gacu ko guhinduka kajya kamugaragaraho. I want to teach today, I don't want to preach. Ntega amatwi. Yakobo 1:5. Frederic jyamo nanone uzane Yakobo 1:5 na 6, nakigisha umurongo umwe tukawuvuga nejo bundi nibura ukakira revelation ituruka muri wo, kugira ngo ugende urya ibintu byinshi cyane uzanyoberwe icyagukijije icyari cyo. Hano hirya mu baturanyi Ebola yari yarateye mu minsi yashize, noneho ikintu cyerekana ko Ebola igiye gutera, baba barateguye n'inkingo zayo n'imiti yayo. Ifata abakongomani irabishira bukeye abazungu bamwe irabafata, maze kubafata bahita babatuma iwabo muri Amerika, barabohereza, bagezeyo barabavura barakira. Baravuga ngo turashima Imana yuko abantu bakize Ebola.
barangije batiye Kongo ati nimuduhereze umuti wabakijije, ati hoya, ati umuntu twamuteye imiti ingana na miliyoni y'idolari, ntabwo tuzi uwamukijije uwo ari we. Nubwo namwe nimba mushaka ko abantu bakira, buri umwe murajya mumwishyurira miliyoni y'idolari tumutere iyo miti yose, kuko ukiza ntituwuzi. So rero aho kugira ngo uzayoberwe icyagukijije icyo ari cyo, tuzigisha umurongo umwe tuwuvugeho, n'abandi baza n'iyindi bayivugeho, ubundi byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Soma muri comment yawe ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama, kandi azabuhabwa. Tuzanye indi tipu, ntega amatwi. You don't need faith to get to God. Ntabwo ukeneye kwizera kugira ngo ugere cyangwa se usabe ikintu Imana. Ntabwo ukeneye kwizera kugira ngo usabe ikintu Imana. Icyo Yakobo yavuze hano kijyanye no gusaba, ntabwo yigeze avugamo ijambo kwizera. Kubera iki? Kubera ko gutanga kw'Imana ntabwo gushingira kuri kondisiyo umuntu ari gusabiramo. Gutanga kwayo ntabwo gushingiye kusaba uwo ari we. Ngo kuko ngo Imana iha abantu bose itimana itishama. Imana iha abakristo bose. Yakobo yavuze ngo Imana iha abizeye bose. Imana ihereza abavuga mu ndimi bose. Ubu nakagombye kubona emoji nk'izi za Montana. Dore jara. Ntabwo Imana iha abakristo bose. Nta nubwo ihereza abantu bose. Viro na Beta basetse Jean. Ntabwo ari njye basetse. Ngo ihereza abantu bose. Ni ukuvuga ngo iyi Mana iyitanga ntireba kuri kondisiyo runaka z'usaba zatuma itanga cyangwa ngo ibyihorere. Ahubwo yo iratanga kuko gutanga ari byo biyigize gusa. Undebye ukuntu ndi kwigira, gutanga nyine nibyo biyigize gusa. Nugusharinga, nukugivinga, nugusapurayinga. Gutanga niyo karakta yayo. Our God is a giving God, and there is no qualification required. Imbere yayo nta required qualification ihari ngo Imana iyigendereho ngo iguhe. Ikintu umuntu asabwa gusa ni kimwe. Video kandi warayikuyeho. Ikintu umuntu asabwa gusa ni kimwe, ni umunwa wonyine, ni mudomo. Just iyo mudomo ni umunwa gusa wo gupresentinga your request, wo kuvuga icyifuzo cyawe. Umurongo wa 6 ngo ariko asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Ngo impamvu asaba, baza n'umurongo wa 7 turebe impamvu asaba yizeye ni yihe. Ku murongo wa 7 ngo umeze atyo ubwo nuwo ku murongo wa 6 ni umuntu utizeye, ni umuntu ushidikanya. Ngo umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa, cyangwa se ye kwibwira ko azagira icyo yakira. Guhabwa hano ntabwo gushingiye ku gutanga kw'Imana, twarabyiza, ahubwo guhabwa hano ni ukwakira. Ye kwibwira ko azagira icyo yakira gituruka ku Mwami Imana. Mu Cyongereza aravuga ngo for it not that a man think that he shall receive anything of the Lord. So faith is receiving vessel. Faith is the receiving vessel. Faith is not the asking and the requesting material. Kwizera ni iki? Ndi kuvuga ngo kwizera kusenga nicyo umuntu yakirisha ibisubizo biva ku Mana. Ni cyakirizo. Mpimbye ikinyarwanda cyiza cyane, bagishyire mu nyungura amagambo. Kwizera k'umuntu uri gusenga ni cyakirizo, ntabwo ari igisabisho. Usenga rero kwizera kugira icyo kumumarira iyo bigeze kuri stage, cyangwa se iyo bigeze ku ntego yo kwakira gusa. Nutabyakira ibi bintu ngo ubyemere, ubyumve, ubishyire muri wowe, biraza kuza kugucanga imbere gatoya. Kwizera ntacyo kugufasha mu gusaba, ahubwo kwizera kugufasha mu kurisivinga, mu kwakira. Kwizera kugufasha mu kwakira gusa. Kubera iki? Kubera ko as far as God are concerned, he has already given. Glory to God. Imana y'ubwayo ukwira uko yahoze yarangije gutanga ibyo yagombaga gutanga byose. So kwizera rero muri iki cyanditswe ni ingenzi cyane kuri wowe mu kwakira ibyatanzwe already. So inshingano ufite
cyangwa se umurimo ufite ni uwuhe mu gusenga? Umurimo ufite mu gusenga ni ukwakira gusa iby'Imana yaguhaye, yaguhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Bibiliya iravuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane iratanga. Yatanze ryari? Yatanze itaranasabwa. Ntabwo Imana yatanze umwana wayo kuko hariho itsinda ry'abantu bari mu Buhinde cyangwa mu Rwanda ry'abanyamasengesho, itsinda ry'abinginzi bahora imbere yayo bayiririra bayitakira, ibari kuyibwira ngo tubabarire rwose uduhe umwana wawe. Hoya, n'Imana yatanze nta wasenze. Haleluya! n'Imana yatanze nta wiyirije ubusa. Gusenga no kwiyiriza ubusa ntabwo ari byo bituma Imana itanga. Niyo mpamvu mpora mbabwira ngo be careful my sisters, even my brothers, while you are praying. Itonde cyane mu gihe uri gusenga. Uramenye ibintu byose uri buze kuvuga, ibintu byose uri bugukorere muri press yo gusenga, bize kuba ari ibijyanye n'ibiza kugufasha kwakira, pana kwishuka ko cyangwa se kwishuka wibwira ko byaba ibintu uri gukora byaba ari ibintu biri buze gukora ku mutima w'Imana, bityo ikaza kugira ikitanga. Bantu bambwira ati rwose kuki utatwigisha ku bintu byo kwiyiriza ubusa? Nabivugaho ni muri uwo mujyo. Kwiyiriza ubusa nibifasha wowe kuba muri position yo kwakira. Ntabwo bigira uruhare na rutoya mu gufasha amasengesho yawe gukora ku mutima w'Imana ngo igire ikikora. Ngo bakobwa banjye, ngo nduwiteka Imana ivugana namwe, ngo amasengesho mwasenze, ngo no kwirinda mwirinze no gutungana mwatunganye, byangezeho byankoze ku mutima, nanjye mbubakiye ingo z'umugisha. Nta kintu na kimwe gishobora kumukora ku mutima w'Imana ngo ikore ibyo itigeze gukora mbere. Ubwo yakorwaga ku mutima nandi, ubwo yakorwaga ku mutima nicyo ubwayo yikoreye ubwayo. Umunsi yikoreraga ibyaha byose by'abari mu isi bose, hari ukuntu icyo kintu cyayikoze ku mutima, itanga byose yagombaga gutanga. He gave without you begging him. He gave without you behaving good. Yaguhaye utabanje kuyinginga ikindi, yaguhaye utabanje no kwitwara neza imbere yayo. Narindi kukubwira ngo ingeso zawe nziza sizo zatumye Imana iguha, kuko yaguhaye. Abaroma 5:6, Imana yaguhaye ibyo uzakenera byose, ibiguhereza bituruka kuri yo, ibiguhereza utaranabivunikira, kandi ibiguhereza utaranaza hano muri isi, utaravukira mu nda ya mama wawe. Bibiliya iravuga ngo tukira abanyabyaha, tukira abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ryari ubwo Imana yatangaga Kristo agapfira ibyaha byacu tukiri abanyabyaha. Yaraguhaye iguhereza ukiri umunyabyaha. Niyo mpamvu igiye gutanga yahaye bose, ibahereza bimwe. Haleluya! Iha bose ibahereza umwe. Umwe ninde? Ni Kristo. Amina. Nawe ngo arazazanira bose kimwe. Icyo kimwe ni ikihe? Ni agakiza. Isi yose yari ikeneye agakiza. Imana yahaye abantu bose bimwe, ibahereza kimwe, ibahereza umwe. Uwo ni Kristo wazanye agakiza. Imana ishimwe cyane. Imana yatanze ibyayo byose tutaramenya ko tunabikeneye. So now, cyangwa se uyu munsi nge nawe turasabwa iki? Turasabwa kwiga uko tugomba kwakira ibyo yatanze byose, tukabyakira mu kwizera. Period. Naniri kubabwira ngo nta muntu n'uyu n'umwe ku isi wasenze Imana itigeze isubiza gusenga kwe. Amasengesho abantu bose yarasubijwe, n'abatarasenze n'abadakijijwe n'abapagani barasubijwe. Kubira avuga ngo nta kintu cyiza na kimwe umuntu yigeze atunga tagihawe na data, ngo kandi kidaturutse mu ijuru. So niyo mpamvu Yakobo rero, Yakobo yavuze ko aha ngo Imana iha abantu bose. Guha abantu bose bivuze ko abantu bose basubijwe. Nta muntu n'umwe Imana itapfunduriye ikiganza. Rekeraho kugenda uvuga ngo abandi barasubijwe, like wowe ukajya wikuramo. Nawe ntuzongere kuvuga ko uzasubizwa. Ahubwo ujye uvuga ko utarakira. Jya uvuga ko kandi uzakira. Uyu munsi nkwaturiyeho kwakira mu izina rya Yesu. Akira ibyo so mu ijuru yaguhereye ubuntu byose, byakire. Ndabasengeye mwese aka kanya nimwakira, ariko iyi revelation y'uko Imana iteye
kandi yuko Imana itanga gusa muri kamere yayo, nibahereze boldness, nimwakire boldness. Iyi revelation nibakangura intekerezo zanyu, maze ibahereze gushira amanga, mushira amanga, muhaguruke mwakire, mutware ibyanyu byose mwaheshejwe n'umurimo wo gucungurwa, kuko data yabibahanye na Kristo. Haleluya! Yabumvise mutaravuga, good news, ibasubiza mutarasenga. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Mutangire kwakira rero, mutangire kwakira ibituruka mu rukundo rwa So, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nzajya nyuzamo n'abasengere nyine. Receive, akira right now. I receive. Akira umurage wawe muri Kristo. Mwene data, akira ibisubizo by'amasengesho yawe, byakire. Akira gukira indwara zawe zose ziri mu mubiri wawe, akira mu izina rya Yesu. Ndasenya ibyanyu zose, pareko si alamando, ndasenya imungu zose, ndasenya inyigisho zose zivangira imitekerereze yawe. Ugatekereza ko Imana ukayitekereza uko itari, izo n'indyanyi, ibyo n'ibyonnyi, ndabisenya muri aka kanya. Uyu munsi wakire kumenya Imana, mwene data. Wakire kuyimenyera mu kuri kwayo, apana kuyimenyera mu kinyoma wigishijwe imyaka myinshi n'idini. Lebo sharamakosi yatari yamando. Ijambo rizima rya Kristo rihishura ubumana bwa data, nirikomeze rikuzanire guhishurirwa kamere y'Imana. Ibyiza byose n'ibitunganye byose bitangwa nayo. Haleluya! Nubyakira aka kanya, kandi nibitangire bigaragarire muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Mwe muri twe twigisha hano tubwira ko gusenga ari nka oxygene duhumeka mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu kubwiriza no gusenga bigomba kugendana. Kubwiriza ubutumwa bwiza no gusengana ni ibintu bigomba, no gusenga bigomba kugendana iteka ryose. Nibyo Petero yavuze, intumwa nizo zabibwiye abakristo mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 6 ku murongo wa 4, ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Kugabura ijambo ry'Imana no gusenga bigomba kugendana. Niyo mpamvu iteka duhora tuvuga ko turi abanyamugisha. Kubera iki? Dufite isahane turiraho buri munsi, ko tukomeza kwiga ibintu bitwerekeyeho buri munsi. Ibidafite umumaro byose idini ryari ryaratsindagiye mu mitwe yacu birushaho kudisapiaringa mu mucyo w'ubutumwa bwiza. Umwijima wose nuhunge in the name of Jesus Christ. La karibo saya kori yamando, kuko Yesu niwe mucyo. God bless you my brother. Mano kuririmbira iyo ndirimbo, Jesus is our light. Niwe mucyo wamuritse ngo maze abari mu mwijima bakabona umucyo. Twarabyize ko mu mwijima ari mu buzima bwa mbere y'umusaraba. Tuvuga kandi kuko abantu bari babayeho mbere y'umusaraba kugomba gutandukana nuko babayeho nyuma y'umusaraba. Niba nta tandukaniro ririho mu buzima bwa mbere y'umusaraba na nyuma y'umusaraba, ubwo nta gisobanuro na kimwe umusaraba waba ufite. Ariko umusaraba ntabwo uri useless. Turabizi neza ko umusaraba wahinduye byose, kandi ugahindura n'uburyo bwo kuramya Imana. Imana ishimwe cyane, uburyo bwo gusenga Imana bwarahindutse. Niyo mpamvu uyu munsi dusenga neza, tugasengera mu isezerano rishya. Ni amasengesho dusenga ya nyuma y'umusaraba. La rabosha baria kori amando. So mu isezerano rishya rero twasanze ngo iyo dusenga tuba tutari mu gikorwa runaka. Munyumve, iyo turi gusenga mu isezerano rishya ntabwo tuba turi mu gikorwa runaka cyo guhereza cyangwa se cyo gukorera Imana kugira ngo itwishyure ibisubizo runaka mu gihe runaka. Ahubwo ejo twize ko igikorwa kimwe cyonyine dukorera mu gihe cyo gusenga ni igikorwa cyitwa kwakira. Kwakira ni iki? Kwakira ni ugutora, not voting. Ni ukuramasa, ni ugucakira. Cakira mu izina rya Yesu. Ni ugufata ikintu. Niyo mpamvu ijambo kwakira ahantu hose ryagiye rikoreshwa mu byanditswe ryandikwaga nk'igikorwa, as an activity. Yohana 6:32 hanzanire, Yohana 6:32 uzane na 35. Ngo Yesu arababwira ati, nukuri ndababwira yuko Mose atari we wabahaye umutsima uvuye mu ijuru. Ari kubwira abantu bari mu gikorwa cyo kwakira ngo ahubwo data niwe ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Please mwongere murebe gato ya kuri karakteri y'Imana yitwa gutanga. Nzababwira ko Imana itanga buri gihe, ko
Imana itajya yimana kugeza igihe cyose buri umwe wese muri mwebwe atekereje gusenga ikintu cya mbere cyita kimuzamo, agahita arumva ko Imana agiye gusenga ari Imana itanga. Ni Imana itanga. Yesu aravuga ngo ni data ubaha. Ubaha iki? Ubaha umutsima w'ukuri, kuko data aratanga. Kandi iyo ajya gutanga, twarabyize ko ntabwo yita ku makosa n'ububi bw'uwo aha. Kubera iki? Kuko imbere y'uwaha, data ntabwo ari umupolisi uhora ugenza ibibi ku muntu. Yesu yaravuze ngo aratanga, agatanga ubugingo. Mutanga bugingo we nyir'ubuntu bwinshi. 35 ngo Yesu arababwira ati, ninjye muhato, nunyizera ntabwo azagira inyota na hato hajemo ryananywa. Yesu ari gusobanura responsibilities, ari gusobanura inshingano z'uwakira, nko kuza, uza hondi ntazagira inyota. Kubera iki? Azanywa. Kunywa byabaye, azarya ashire inzara. Kurya byabaye igikorwa. Imana ishimwe cyane. So twakira iki? Twakira icyo data yatanze, cyagaragariye muri kamere ye, yerekanywe n'urukundo. Ndi gutekereza kuri kamere y'Imana, yerekanywe n'urukundo yadukunze ubwo yaduhaga umwana wakunda. Icyo nicyo kintu twakira. So responsibility yacu ni iyihe rero? Ni ukwakira. Twakira iki? Twakira icyo Imana yatanze, tukacyakira kuko twizeye. Nawe ngo responsibility ye ni ugutanga. Popular verse John 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Whosoever shall receive. Umwizera wese, whosoever means anybody. Buri muntu wese ni umukandida wo kwakira icyo Imana yatanze. Bitandukanye n'abavuga yuko hari ikintu Imana yatanze ariko akagihereza bamwe na bamwe. Hano Yesu yarivugiye ngo whosoever means anybody. Buri muntu uwo ari we wese uzizera azakira ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo rero igikorwa Imana yakoze cyo gupfira abari mu isi bose ntabwo gikora automatic transmission, ntabwo ari automatic translation ku bantu bose ngo bavuke ubwa kabiri mu buryo buri automatique cyangwa bagire ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho bwakirwa gusa n'umuntu wizeye. Iyo utizeye ntabwo bwakira. Hari amatsinda nyine y'abantu hanze aha ngaha yigisha ko Yesu yapfuye akazuka, maze abantu bose mu murabyo umwe bagahita bavuka ubwa kabiri, bagahita bakizwa nyine, bose bagahita bagera muri Kristo, bakaba ingingo z'umubiri we. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Nimba abantu bose barabaye saved, ubwo ntabwo haba hakiriho umumaro wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ntago ndi kwigisha abantu, ndi kwigisha ubutumwa bwiza. And every falsehood, every ignorance iyo ariyo yose, we cast out down every evil imagination. Buri rukungu rwose Satani yabibye mu murima w'Imana, urwo ngurwo rugomba kurandurwa mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza ntabwo tububwiriza kugira ngo abakijijwe bamenye ko bakize. Mu nyumve neza. Icya kabiri, ntabwo tubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo ababyawe bose bamenye ko bavutse. Ahubwo tubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo umunyabyaha wese yizere akire, ari byo Bibiliya yita kuvuka ubwa kabiri. Kubera iki? Kuko niba buri wese yarabaye saved, ubwo nta mpamvu n'imwe yari gutuma Yesu avuga ngo umwizera wese, ashyiramo cross ivuga ngo umwizera wese. Iri jambo ngo wese, whosoever, rirareba umuntu ugomba kwizera cyangwa se umuntu ugomba kwakira, kubera ko umuntu iteka afite responsibility yo kwakira offre yazaniwe n'ubuntu. Nabibabwiye, Imana ifite inshingano zo gukora buri kintu kimwe cyose gikenewe kugira ngo iyo offer ibe available, iboneke, maze buri muntu wese ayakire. Ariko kuba nyine offer ihari ntabwo bivuze ko byarangiye. Hoya, muntu agomba kwakira kwa kesa swa. Impamvu umuntu agomba kwakira ni iyi, nuko mu gutanga kw'impano y'Imana nta muntu n'umwe Imana izaforsa. Ibyo byaba binyuranye na karakteri yayo.
ntishobora gufata ku ngufu ntabwo ishobora gutsindagira beta ku bushake ngo itsindagire beta ubushake bwayo kandi adashaka kubwakira. Imana buri wese muri twebwe yamuhaye choice, yaduhaye guhitamo. Kubera iki? Iturema yaturemanye free will to make your choice, yakuremanye free will to make your choice. Kandi ntabwo Imana mu makosa itakora ntishobora kurengera ngo irenge ku cyo wahisemo maze ngo ikuzanire ikintu cyitwa kugufatira umwanzuro. Ntabwo bibaho. Ntabwo Imana ibyara nk'uko abantu babyara, ngo none se ngo mu kubyara kwawe ngo wabigizemo uruhare. No, ntabwo nabigizemo. Ariko Imana ntabwo ibyara nk'abantu. Niyo mpamvu ugomba kwizera ubutumwa bwiza binyuze mu kumva. Mu Baroma 10 haranditswe ngo ariko se bamwizera bate bataramwumva? Ngo bakumva bate se nta wababwirije? So rero umuvugabutumwa agomba kubwiriza ijambo ryo kwizera, ari ryo jambo ry'ubutumwa bwiza, hanyuma umwumva nawe yaryizera akaba yakiriye impano y'ubugingo buhoraho ako kanya. Iyo wumvishije ukizera wakira ubugingo buhoraho. Uku kwakira rero bikorwa mu buryo buri consciously cyangwa se mu buryo bwashyizweho umutima. Ni igikorwa cyerekana ko hariho inshingano, responsibility yo kwakira. Iyo responsibility niyo kwakira icyo Data yatangiye mu mwana we. Buri muntu wese uri mu isi afite izo nshingano zo kwakira icyo Imana yakoze, kandi akacyakira binyuze mu murimo umwe wo kubwirizwa ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. So rero iyo umuntu ahisemo kutakira icyo Imana yatanze, ntabwo bihindura fakte y'uko Imana yarangije gutanga already. Ntabwo bihindura ya kamere y'Imana y'uko iha bose. Mwabyumvishije? Imana iha bose, ntabwo ihereza abakijijwe gusa, ahubwo iha bose, abanyabyaha bose, iha abantu bose. Imana iha bose, kandi iyo igiye guha bose ngo ntabwo ibona ikosa na rimwe ku muntu. Twabonye ko Imana yarangije umurimo wo gutanga. So usigaye rero ni wowe wo kwakira. Nunanirwa kwakira ibisubizo by'amasengesho byawe, ntabwo bizaba bisobanuye ko Imana yavuze oya. Ntabwo Imana ijya ivuga oya. So nunanirwa kugendera muri freedom ufite muri Kristo Yesu, ntabwo bizaba bivuze ko ari Imana ikiri kukwigisha ibintu bimwe na bimwe nyine utigiye mu butumwa bwiza wumvishije, ahubwo ngo ukaba uri kubyigira mu bukene bw'iwanyu cyangwa mu burwayi uhura nabwo. Ntabwo ari ko Imana iri. Uyu munsi nshatse aka kanya turi kuvugana nakoherereza amafaranga Emma nkoresheje Mukuru. Emma, Mukuru urayizi? Emma abona atayizi. Oya, ntayo nzi. Ntago nkunyiguhaye rero. Abantu bari mu Buhinde Mukuru ntago murayimenya. It's just like a word remit nyine. Iyo bavuze word remit murabyumva. Cyangwa se reka tuvuge Western Union nyine. Ni abantu benshi bamenyereye. So iyo noherereje Emma amafaranga kuri Western Union ndi mu Rwanda wari mu Buhinde, najye ku mwagenti ngo yakire, ari byo bita kuyabikuza, nta kosa na rimwe nge wayohereje nzaba mfite, kuko already ikiganza cyanjye cyamaze kuba extended, cyageze mu Buhinde, kiri kumuhereza amafaranga, ariko niwe wanze kuyakira. So kugeza igihe rero azakirira ayo mafaranga, sinzigera mbazwa impamvu yabwiriwe ari ku ishuri, sinzigera mbazwa impamvu yaburaye, kuko sinjye wamubujije kwakira. Nge naratanze, nakoze inshingano zanjye zo gutanga. Emma nawe afite inshingano zo kwakira. Icyo nakoze gute? Icyo namuprovidingiye. Uko niko ikiganza cy'Imana gitanga. Ikiganza cy'Imana gitanga gihora kimeze gutyo buri gihe. Iyo twigisha abana b'Imana rero gusenga, tuba turi kubigisha uko bakwiriye kwakira ibyo Data yatanze byose muri Kristo Yesu. Ugomba kubyakira, ukabyakira. Iri ni ryo sezerano rishya, ni isezerano ryo kwakira. Imana ishimwe cyane. Ijambo kwakira mu Kigiriki ni ramvano. Ramvano bisobanuye gufata ukajyana icyo warangije guhabwa. Gufata ukajyana icyo warangije guhabwa. Niyo mpamvu ubwenge, wisdom, knowledge ari ingenzi cyane. Ubwenge buzaguhereza this confidence zo gufata ushize amanga, kuko ubuzi neza ko icyo ufasha ari icyawe.
niyo mpamvu nababwiye ejo ko uyu ari umwanya mwiza wo kwigira hamwe abo turi bo muri Kristo Yesu, kuko kwimenya no kwimenyera muri we nicyo cyonyine kigukarifiya mu kwakira, mu kurisivinga. Iyo uzi ko udahagaze ku gukiranuka kwawe gushingiye ku byo ukora byiza, iyo uzi ko udahagaze ku muryango uvukamo cyangwa se ku kintu icyo cyose, udahagaze kuri title yose, ahubwo ukaba uri confident, biri based ku murimo Kristo yakoze, icyo bita gukiranuka kwa Kristo, Christ righteousness, icyo gihe uba uri confident, uba ufite gushira amanga ko kwakira, uba ufite boldness. Hallelujah, rekosi alamande rebosaine. Ariko iyo utari sure yuko uri umukiranutsi cyangwa se ngo udafite gukiranuka kw'Imana, iyo utanazi ko nta cyaha na kimwe ufite imbere y'Imana, ntabwo ushobora kwakira. Kubera iki? Twakira iby'ubuntu. Iby'ubuntu ni ukuvuga ngo Imana ibiduhereza idashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose. So kwizera niko kuduhesha iby'ubuntu. Niko Paulo yabwiye Abakorinto, urwa mbere rw'Abakorinto 2:12 ngo twebweho ntitwahawe umwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. N'iby'Imana yaduhaye yabiduhereye ubuntu. Ngo iby'Imana yaduhaye iby'Imana yaduhaye ni ibintu Imana yatanze kubw'ubuntu bwayo. Ntabwo ari ibintu Imana yaduhaye kuko twabaye beza mu ngeso cyangwa mu nyifato yacu, ahubwo ngo Imana yabiduhereye ubuntu. Now we have received not the spirit of this world, hallelujah, but the spirit which is of God, that we might know the things those things are freely given to us of God. Oh, hallelujah. He that has prayed not his own son, but delivered him for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, niko Paulo ari kubaza Abaroma, ngo izaburite kumuduhana n'ibindi byose. King James version nari nsomye ishyiramo ijambo freely bikarushaho kuryoha. Ugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo mbese itarimanye umwana wayo ikamuduha twese, yabuzite kumuduhana n'ibindi byose ku buntu. Ni ukuvuga ngo Yesu twamuhawe ku buntu, n'ibindi rero byose ngo bitari bike bitari byinshi, ahubwo ngo byose Imana itangana na Yesu itangira muri Kristo yabiduhanye nawe nabyo ibiduha ku buntu. Akira iby'ubuntu mwene data, haleluya. N'iby'ubuntu nibyo data yaguhaye mu izina rya Yesu. Nimuze twinjire mu gihe cyacu cyo kumenya iby'ubuntu kandi tubimenye ko ibyo buntu byo byakirwa, nyine birakirwa. Akira mwene data, akira my brother, akira my sister, akira iby'ubuntu. Data nezezwa no kubona ko ibyohereje byose kuri Kamomo byabaye received, byakiriwe. Ntago anezezwa no kubibona byuzuye mu bubiko bw'ijuru. Kandi hari abana babikeneye. Abamarayika hari bari guseka bari kuvuga batamaye inka, ahari bari abantu impamvu bari kwanga kwakira nuko babigiriye impuhwe, bari gukeka ko ari ibishira. Ntabwo bishira. Iby'isi nibyo bishira, ibya data ntabwo bishira, n'ibyiteka ryose. Take it, haleluya. Mose ngo yarabahaye abahereza umutsima, ngo ariko rwose yabahaye ni umutsima washiraga. Twahasomye Yohana 6:2. Yesu yaravuze ngo nukuri ndababwira yuko Mose atari wabahaye umutsima uvuye mu ijuru, ahubwo ni data ubaha. Muri kumva iryo jambo, ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Data aratanga, yakoresheje ijambo ngo my father giveth you the active simple present tense, which means he is giving it now, or he is regularly giving. He regularly gives it. He never stops giving it. So today what you have got to do is just to receive it. All you need is to receive. Hallelujah. That's all. Maro sare koria mandere boshaine. Ntabwo ukeneye kubanza kwiyiriza cyangwa gukora amasengesho adasanzwe. Ntukeneye kubanza kwiyumvamo ibihe bidasanzwe, ngo ndi kwiyumvamo ibihe bidasanzwe uyu munsi ngo hari ikintu Imana igiye gukora. No, aka kanya wowe akira icyo Imana yakoze. Kubera iki? Umubyeyi gito niwe wenyine ushobora kuba atunze ibya mirenge, akaba afite nka miliyari kuri konti, ariko umwana we ukeneye uduhumbi nka 300 twonyine twa minerivare, kabanza kumwegera imbere akicisha bugufa akamubwira ati ntacyo ndi cy'imbere yawe, ndi nk'intumbi y'imbwa, akiyiriza ubusa akamusenga kugira ngo se amuhereze utwo duhumbi 30 abone kujya ku ishuri. Umubyeyi gito niwe wenyine wakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Yesu yaravuze ngo none niba mwe muri babi mukaba mu bubi bwanyu muzi guha abana banyu impano nziza, bityo mu yandi magambo Yesu yaravuze ngo ahubwo nta n'umubyeyi wo mu isi wakora n'ibyo ngibyo. N'ububi bw'ababyeyi bo mu isi nta n'uwabikora.
ngo abikore ku mwana we. None bite bya data wo mu ijuru? Imbere ya data wo mu ijuru dusengana mindset yuko agatanga perfect gift, agatanga impano nziza, kandi akaba anezezwa n'iki? Nuko ibyo yaduhaye byose, harimo ibyo dukeneye byose, ibyo tuzi ko dukeneye, ibyo tutaramenya ko dukeneye byose yarangije kubisapurayinga, ariko ngo anezezwa nuko tubyakira. Icyo nicyo Bibiliya yita kumenya neza uwo uri we. Haleluya! Iyo wamenye data ukamumenya, ugahishurirwa Kristo, uba warangije kwimenya. Bibiliya ivuga ngo ni ukumenya neza uwo uri we. Filimoni niko bamwandikiye ngo kubwo kumenya neza icyiza cyose kiri muri wowe uheshwa no kuba muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. So iyo wisobanukiwe rero, ikintu gikurikiraho ni ukwakira. Ndagusengeye ngo wakire umugisha kuko wawuhawe. Akira umugisha wawe. Kubera iki? Kuko warawuhawe, uri available. Akira amahoro kubera ko warayahawe. No more trouble. Akira favor y'Imana igukurikira ahantu hose. Yakire mu izina rya Yesu. I can see favor surrounding you. The favor is surrounding you like a shield. Enjoying iyo neza y'Imana mu isi y'abarokoka. Aka kanya ndi gusenga imibiri yose irwaye niyakire gukira. Expectations zanyu nizibe granted. Ndatangaza ko ibyo wasengeraga byose wakiriye ibisubizo byabyo uyu munsi, kandi ukabunezerewe byiteka. Ukabushikamye mu kwizera. Karebo sari ya mandere brokozila mondra zetaine. Guhera uyu munsi ujye utambuka, n'ubu uri kugenda ugende nk'uwakira mu izina rya Yesu. Ugendene confidence, utambuke nka Aburahamu. Ujye ugenda wibwira nk'ibyo yibwiraga, ngo yizeraga Imana, ngo yiringira ibitakwiringirwa, ngo kuko yizeraga ko Imana ishoboye gusohoza ibyo yasezeranije. Ariko nawe wizera ko uri Imana yawe iri faithful ku ijambo yivugiye ubwayo, niyo kwizera ibihe byose. Imana yita ibitariho ikavuga ko biriho. Ibyo utabonesha amaso y'umubiri ntabwo bivuze ko bitariho. Imana iri kubyita ibiriho, iri kubibona ubihawe. Byakire marosile moria, byakire ubizane mu buzima busanzwe. Bizane mu uyu munsi. Rebo sharamakosi ya toria. Nsoza uyu mwene data twasenganye, uyu mushiki wanjye twiganye ijambo ry'Imana. Ndasenze kugira ngo uko asenze ajya asenga yizeye, kandi yizeye ko yahawe, kandi ubwo abyizeye uko nyine aba ari nako abyakira mu izina rya Yesu. Data yakire ibyo wamubereye ubuntu mu izina rya Yesu. Urakoze kunyumva, urakoze kumva gusenga kwacu, kandi amasengesho yacu akaba ari amasengesho wasubije ukayasubiza rimwe, bikaba bihagije by'iteka ryose. Amen. Afungura mikrofone yawe, ukoresha utunota nka 2 cyangwa 3, usenge ushima Imana, uyibwira ko wakiriye byose. Yishimire nakwakiriye cyane, nakwakiriye. Subira na mikrofone. Dukomeje muri spirit yo kwakira. Iri joro gusenga ntibihagarare. Ujugunye ya mentality yo gukora amasengesho, ahubwo ugundire mentality yo kuba mu masengesho. Kuba mu masengesho bivuze kuba mu busabane n'Imana, kandi kuba mu busabane bw'Imana n'Imana ni ahantu twe twakirira, nta kintu dutanga. Iyo turi gushima Imana, iyo turi kuyiworshipinga, iyo turi kuyizamurira icyubahiro, tuba turi gupatakinga kuri icyo cyubahiro cyayo. So rero
mwene data iri joro usenge make an intensive prayer buri kanya uri kurya wasenga uri kugenda wasenga abagiye kurara mu kazi nimba muri mu gukora mwasenga gusenga pray with this attitude of receiving umugisha rero muri umugisha Imana ndakwakiriye Amen, amen, amen. Papa Olempe uri umugisha. Amen, 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 amen. Amen, amen. Uri umugisha cyane Papa Ivan. Amen. Turashima Imana kubwa opportunity buri munsi tuba tumuvinga from glory to glory. Ndashaka gushimira abantu mwese mwagumye ahantu tukumva ijambo ry'Imana, mwakoze cyane kandi muri umugisha, ndabizi yuko muhezagiwe kandi murakomeza kuguma muri ubu bwiza bwo kubizinda. Amen, amen. Yangiye gusaba Mama Olivine ashireho mikoro.